Haleluya, mwene data muri Kristo Yesu, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya. Tugiye kuvuga ubutumwa bwiza icyo ari cyo. Abantu benshi babwiriza ibitari byose cyangwa bagatinya kuvuga imbaraga ziri mu butumwa bwiza, kuko akenshi baba bavuga ibintu bitarabahindukira nabo ubwabo ngo babyishyireho. Ariko abantu benshi bibaza ubutumwa bwiza ni iki ubundi. Inkuru nziza ya Yesu Kristo ni iki? Ni iki dukwiye kubwira abantu? Rero reka dusome ijambo ry'Imana mu mikeya dufite kugira ngo tuvuge ni icyo abantu bakwiriye, ni ubuhe butumwa bukwiriye gutangwa. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 17:3 handitse ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza ni iki? Ni uko abantu bamenya Yesu Kristo watumwe n'Imana, ko ari we Imana yohereje mu isi kugira ngo, ko ari we Imana yatanze kugira ngo abarushye bose babonerwe uburuhukiro muri we, kugira ngo abantu baronkere agakiza muri Kristo Yesu. Muri kavuga ngo si byavuye ku mirimo myiza, ahubwo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo Yesu. Abantu bakwiriye kumenya ko Yesu yapfuye akapfira abo bantu, kandi nabo bagapfanira ku musaraba kubwo kwizera, bakazuka bakaba bazima ku bwa Kristo Yesu. Nurangiza kumva ubwo butumwa bwiza ko Yesu ari we nzira yonyine ihari yo kugeza abantu mu ijuru, kandi iyo nzira ntabwo yigendaho ku ruhande, ahubwo buri muri yo, kuko igiti cyose kibasha kuba ari igiti cyuzuye, kuko nyine ubugingo, agakiza ari ikintu cyuzuye. Ni ukuvuga ngo Yesu ni igiti gikomeye. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ni ishami muri Kristo Yesu kubwo kwizera, akabasha kwera imbuto zose. Rero uyu ni wo mwanya wawe wo gutanga ubutumwa bwiza bw'inkuru nziza y'agakiza, yuko Yesu yapfiriye abantu ku buntu, ndetse bagapfana nawe ku musaraba, bakazuka bagahinduka abana b'Imana. Kubwo kwizera Yesu Kristo ko abantu bahinduka abana b'Imana, bamara guhinduka abana b'Imana bagahabwa ubutumwa bukomeye no kuvuga ngo nuko mugende mubwiriza abantu ubutumwa, abemera mubabatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Ubu ni ubutumwa bw'abantu bahindutse bakajya guhindura abandi bifashishije ijambo ry'Imana, Mwuka Wera akabana nabo, Yesu agahindura imitima y'abantu, kuko abo bantu bizeye ubwo butumwa bwiza. Ntabwo ari wowe uhindura, ni Yesu uhindura, ni Umwuka Wera usobanurira abantu. Wowe icyo ukora ni ugutambutsa ubwo butumwa. Rero birakwiriye ko umenya ubutumwa bwiza, ukamenya ko Yesu wenyine ari we ukwiriye mu buzima bwawe kugira ngo uhinduke umwana w'Imana. Kandi bikavuga ngo muri iki nimo hari urukundo rw'Imana, si uko ari twebwe twakunze Imana, ntabwo ari twe dukunda Imana cyane, ngo ahubwo Imana niyo yadukunze mbere y'uko tuyimenya, bituma itanga umwana wa Yesu Kristo kugira ngo bari mu isi bose babonemo uburuhukiro. Yesu we akabyivugira neza mu ijambo ryiza, akavuga ngo ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 10:28 ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Reka dusengane Imana. Data twese mu izina rya Kristo Yesu, uyu muntu yararushye aruhijwe n'umutwaro w'ibyaha, ariko uyu munsi amenye ko ari wowe buruhukiro bwe, akwizere umunsi umutwaro w'ibyaha, uyu munsi ahinduka umwana w'Imana. Narangiza abe icyaremwe gishya, birikavuga ngo uwo muntu uri muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, ndetse ngo ibya kera byose biba bishize, kuko wabaye mushya, yinjire mu buzima bushya. Turasengera uyu muntu winjiye mu murimo ukomeye wo kwamamaza ubutumwa bwiza, kugira ngo ahabwe Umwuka Wera uganza kuri we, umusobanurira ubutumwa